nahanura kuri kamera ari ukuntu bijya birengera kubera ibyishimo n'umunezero dukura kuri Kristo bikaturenga bikaza kubyara ikintu bita guhishurirwa n'Imana data ishobora byose akaba ari duhishurira ibyahishe uri Imana zoni bini vone staseno niwe yasire totala wile lebone staya shitikila zima uri Imana niwe yasire totala wile lebone staya ishoboye byose Mana ndi imbere y'ubwiza bwawe nsengano bakurikiye Icyumba TV n'ukuri wite ndakwinginze ngo wongere nyiriga umwami Imana reka nongere mbaye ikaze ngira ntutagwa biziminega rwa mugabo nyirigira umwami w'amahoro nkunda kwirahira abasangize teto muhanga mu byehanze wahanze byinshi bambaye ndetse n'abahanzi bahanga iby'isi nta wahanga ibyahanzwe n'imbaraga ze zihambaye reka ngire nti uwo mwami aragahora ku ngoma mwahageze rero aho bita ku Cyumba TV icyumba cy'amasengesho kandi ako uyu mutumirwa nawe bari icyumba cy'amasengesho ndagifite nyobora icyumba cy'amasengesho rero nubundi naho ugeze ni mu cyumba cy'amasengesho wisanzure nk'ukuntu uyobora abantu ukababwira ijambo ry'Imana mbese ariko reka tukwakire murakoze cyane twibwire rero amazina yanjye ni Dushimira Imana Saidi cyangwa se Dushimira Imana Emmanuel ndi umusore ushima Imana none si uyobora icyumba cy'amasengesho yitwa Saidi cyane ku munsi w'irayidi ko njya kurya umuceri nitwa Emmanuel Dushima Imana Saidi Emmanuel ni ryo muri Rodani nyine mbatizwa umuhanuzi yuzuye umwuka ati Imana tiri mpita mbona izina rishyashya bivuze ngo rero iri zina Emmanuel iyo ndi mu cyumba nyine riba riri hiti hanyuma iyo ngiye kurya umuceri Saidi ku munsi w'irayidi naryo rijya hiti ariko noneho umuntu twakiriye ku Cyumba TV reka mbabwire nimba ari byo arimo gukora bubyihoreye nabihagarike pe naza atera agatebe cyangwa se atora agasonga bugari wa mugani wa jihadi niko njya numva ubundi baze bumve ubutumwa bukomeye uyu musore Saidi atuzaniye ariko se Saidi hari video nigeze kubona mu kanya y'umuntu waje ngo ntumuhanuzi sinzi nimba wenda wowe uri n'umuhanuzi wenda wanabimenya mwebwe mufite n'ukuntu Imana ibasura ngenda nanazi ariko yaje aravuga ati jewe Mana yanyeretse ko Dorcas agiye gukora ubukwe bukomeye cyane ngazakorera ikirori giruti cya Vestina ngo kandi ngarangije ayongeraho ngo umuntu uzamubera umugabo we ngo ni Israel Mbonye bintu wabibonye gute arangira video nayibonye ahubwo ngewe uri umupasiteri ngewe nyine simvuze ko nyine atari umuhanuzi pe ariko uriya mupasiteri akunda ikintu bita nyashi ariko ibi nanurira abakobwa abagore ngo nabonye ngazana nyashi ngagira gute uriya mupasiteri na nyashi nese wabonye kuko buriya buhanuzi urabuvugaho iki wowe buriya buhanuzi rongeyeho ikintu wabuvugaho twe turategereza tukareba koko ku buhanuzi bwa nyashi Imana iba yazanye yavuze ko nyine ngo abandi basore ngo bagiye bamutinya bamubenga bati banga kumubaza amazina kubera ngo babonaga ngo afite itoto ngo nyashi zaraje ariko nyine se nyashi nyine ubwo zabaye nyashi imbere ya Israel Mbonye ngahita amufata pe ahita amwambika impeta aravuga ati mukuye mu bandi ngo Imana iraguteturuye ariko reka wenda tureke kujya kure cyangwa ku bintu bya brag burya akenshi ubuhanuzi bwemerwa uko busohoye siko bimeze oya niko bimeze ariko ubundi ubwo nibisohora tuzabyizera ko ari umuhanuzi ndategereje ndebe ariko ushobora no kudasohora akavuga ati reka mbabwira ati no mu gitabo cya Bibiliya hari ahantu umuhanuzi yaje abwira Hezekiya ngo raga kubera ko ugiye kwamburwa ubwami n'ubuzima n'ibiki byose nganje ngarahindukira reba ivure Imana iramubwira ngo subire mubwire ngo imwongeye imyaka 15 yo kurama wasanga nawe uvuze ati hari icyabindika mwongera imyaka 15 ntabwo bishoboka none wenda nashaka guhita avuga ati nyamara nyine ibyo nahanuye byari ukuri ariko nyine byaje kugira gutya wenda Vestina bigenda gutya cyangwa nako Dorcas cyangwa Israel Mbonye bigenda gutya ngo biba ngombwa ko Imana ibihindura ayiwe erega birashoboka ko ariko njye reka nkubwire
byo kuvuga ngo nahanuye ngo Imana irangije irisubira. Oya, njyewe nabwiye Imana niba izi ikicije mu buhanuzi, igicisha mu buhanuzi buzasora ibintu byo kuvuga ngo izisubira. Oya, ntabwo ubuhanuzi bufomboza mbwemera njyewe nubwira ngo wabihanuye biranga. Oya, ntabwo ubuhanuzi bufomboza mbwemera. Ariko habe n'ikime wenda byibuze hazaho n'akamenyetso, habe n'akamenyetso nitutumva ngenda bikubwiye ndi hano si mujyamoje ariko nubona n'akamenyetso, akamenyetso akakonyine ngaha honde. Okay, rero Saidi uri umukozi w'Imana, uyobora icyumba cy'amasengesho kandi ufite n'impano z'Imana zitandukanye, turanezerewe kukwakira. Ariko hari umuntu ushaka kuvuga ati uyu muntu tuzanye bwa mbere turifuza kumusobanukirwa kuko nago turimo kumva ukuntu yaba yitwa Saidi, ese yakijirwa kuze, ese byaje gute ubundi kugira ngo abe ari umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho kandi twumva yitwa izina ry'Abayisilamu, ese byagenze gute? Ndagira ngo utanga ubuhamya gato wibwira abantu mu gihe kitarenze iminota 3 kuko dufite umwanya mutoya kugira ngo abantu basobanukirwe bati Saidi twakiriye ni muntu ki. Karibu umukozi w'Imana rero wibwira abadukurikiye noneho ku buryo burambuye nk'umuntu ugeze imbere y'iteraniro bwa mbere. Saidi muri imbere y'iteraniro rero njyewe mvuka mu muryango w'Abayisilamu. Mama yitwa Nyiramana Jamila, papa yitwa Nitanga Jean. Papa niwe usaruza mu musigiti ubundi. Buriya papa niwe usaruza mu musigiti. Ubwo ni harya bari iki bari mufuta bari simbizi je mu rusengero tubita abadiyakoni. Nagira umugisha wo kuva, ntabwo navuga ngo ni umugisha cyangwa se n'umuvumo, ariko nagira umugisha wo kuva mu Bayisilamu nyiri umwana. Ntabwo nzi bijyanye no gusari n'iki, cyo nzi nuko nakuze nitwa Saidi mvuka mu muryango w'Abayisilamu. Kuba navukaga mu muryango w'Abayisilamu ntabwo nigeze mba mu rugo cyane, nge nibereye mu muhanda imyaka myinshi cyane y'ubuzima bwanjye nabayeho no kwiga barakururaga nkajya kwiga ku bw'igitugu. Ariko nyine aho maje kumenyera ko gukizwa ari ibintu bizana amahoro n'umunezero mu buzima bwa buri munsi, nahise mfata umwanzuro ninjira mu idini ry'abarokore. Nabanje kujya mu ry'Abakatolike ndiga ndi kwigira umubatizo, rimwe na rimwe nkabivamo undi nkabijyamo, ariko ngeze mu barokore tebye ukuntu bacinya umudiho ndebye amasezerano Imana ikubita umuhungu wayo, navuga ati ahangaha noneho kuhava byaba ari ikibazo. Buriya mu rusengero ngo ndamo ibintu bingahe bigeze kuri 3, nkunda umudiho, ijambo ry'Imana, ubuhanuzi. Ku izina ry'iyamamaga muntu uzabwira ngo nakunda ubuhanuzi ari umurokore, uwo nguwo uzamumbwira ati wikize hasi agapira uza amasezerano Imana akubise umuhungu wayo akinjira mu rusengero. Nano barimo arasohora ndacyaryaho. Ariko se ubundi buriya koko hari umuntu w'umurokore udakunda ubuhanuzi? Have ukajya gusenga Imana ntikuvugeho ngo umubonye hehe se, ngo umubonye hehe, ngo umubonye hehe, utamukunda azajya asenga uwa wenyine nabwo izajya imumanukira. None se Saidi we kugira ngo ukizwe byaje gute? Nimba warabaga mu buzima bwo mu muhanda, ntekereza ko ni ubuzima nyine babugoye, ni ubuzima babusharire, kugira ngo wisange winjiye mu rusengero byaje gute? Erega buriya reka nkubwire, bari abantu mu muhanda benshi barimo, ntabwo barimo kubwuko babishaka, ntabwo ari uko babishaka. Hari abavuka mu miryango ikennye baba bagiye gushakisha ubuzima, hari abajyanwamo n'ikigare ariko nyine n'abatari ubuzima bifuje kubamo, ariko baje ku buzima bwo kuva mu muhanda. Ubuzima bwo kuva mu muhanda buriya abantu bose ubona bagenda mu muhanda ntabwo bagira imitima imwe. Njye mfite uwanyweye mu muhanda aranjyana nyigisha imyuga y'ubusuderi ndetse n'ubucuzi, kugeza ubu ngubu ndi umusuderi ukomeye cyangwa se nka umucuzi ukomeye mu buzima bwa buri munsi. Ndakora pe, ntabwo nje kwamamaza akazi nkora, ariko nagira ngo ubwire ngo nubwo ndi umuhanuzi ngo ndi umukozi w'Imana, ariko mfite n'akazi nkora. Ariko bajye bavuga ngo abakozi b'Imana ngo barya ngo ku mafaranga hoya nta muntu wowe umva narariye ku note ze. Nshuti yanjye kubera gusenga atere comment, Imana yaramaye pe, atere comment. None se umuntu afite ikibazo akaguhamagara ngo umusengere, ntago umusaba itike cyangwa umubwire ngo kugira ngo nze gusengere biragenda gutya? None se amafaranga afite nyamazi iki? Oya, nawe barumbwira amafaranga afite ikindi kintu nayamaza n'iki? Nimba ntabasha gufatamo ngo mfata agatike njye gusengera umuntu w'Imana abohoka kire, agatike amafaranga afite n'ay'icyamazi iki mu by'ukuri? Yewe nukuri komisiyo nzira watangiye kuko byaba ari byiza, kuko abantu benshi njya numva ngo mpereza 5 nkuririra umusozi gutya ngo cyakoze. Reka nkubwire nakwiyemeho pe, hari umuntu ugeze kujya gusengera nyine
afite umwana nyine urwaye abazimu nyine ndagenda icyo gihe nasenze umwanya muremure ndi kurwana na za nyabingi nyine zasaze cyane ariko buriya abadayimoni bagira imbaraga nshuti yanjye umuntu uzakubwira ngo satani nta mbaraga agira uwo nguwo batarahura nawe ngo baganiremo gake udakoresha imbaraga z'Imana baguhitana rero se uko nize karate nkaba narabaye imbobo rwembe nzi kurukoresha ko narabijyana gusengera abazimu umva fata imbaraga z'Imana ibintu byose bijyanye n'abazimu bikoreshwa n'imbaraga z'Imana nta kiganiro gikora ku badayimoni akareka cyakoze uwo muntu nyine agenda musengera maje kumusengera arambwira ati se mukozi w'Imana uturutse nanjye n'umuntu wari umamagambwe ati tubabarira ubangukana umusada ati se mukozi w'Imana uturutse ndahamubwira ubwo hari mu gicuku twanagiyeyo nka saa sita z'ijoro mvayo saa 8 z'ijoro ndamubwira ahita ambwira ati none ndaguha agatike mpaye itike ngeza mu rugo pe ntabwo ngiye kujyaho ngo mbeshye n'irari ubundi rega buri ikibi ni ukuba baguhamagara ati mukozi w'Imana ati reka banza ushyire itike kuri phone mbona uburyo nega biriya bintu bigaragara nabi bakozi b'Imana nimba murimo no kunyumva uzi ko uri umuhanuzi uzi ko uhanura bakuguriye agafanta usengera abantu bakuguriye agafanta bihagarika uri gusebya umurimo w'Imana pe ni ukuri niba bihagarike ahubwo utange nk'uko Imana yaguhereye ubuntu nawe ukwiye gutangira ubundi rega abantu bareke no kubyumva nabi hari abantu bavuga ngo Imana ngo yaguhereye ubuntu ngo nawe ukwiye gutangira ubundi rega naho ngaho babasha no kuvuga impano z'Imana mwireke kuzigurisha ni muzitangira no ari ibyo nabonye barimo gufata impano z'Imana bakazikoresha basebyanya biriya bintu nukuri reka nkubwire bura ntago bikwiriye nimba ugize amahirwe Imana ikaguha ijambo n'urugero ikakugira icyamamare cyangwa se ikaguha iyo mpano yo gusengera abarwayi bagakira ikaguha iyo mpano yo gusengera abantu iyi mpano buriya reka nkubwire hari mutweza kujya imakara arambwira ngo ibintu byose umuntu akora ni impano ahabwa n'Imana ariko sinzi niba tuzabigiraho ikiganiro tukareba buryo kiza Imana umuntu abigira muri kugira ngo azimugereho kugira ngo umuntu abashe kuba yagira iyo mpano y'ubuhanuzi agire y'ubuhanuzi iyo gusengera abantu iyo kubwiriza ibi bintu nshuti yanjye nubwo byitwa impano biranigwa ariko rero nukuri nyamara icyo kiganiro kirakenewe ibi bintu biranigwa abantu nibandike muri comment niba bashaka ko tuzabiganira ibi bintu biranigwa mu buzima ikintu cyitwa impano kuko wagikizeho umutima wenda nkanjye sindaba umuhanuzi sindavuga mu ndimi ese umuntu ashobora kugira gutya akabyinjiramo akabyiga koko izo mpano akazigira akaba yavuga mu ndimi cyangwa akaba yahanura erega buriya iyo uko ugenda usenga hari imbaraga zigenda zigusohokamo hari n'izikwinjiramo hari imbaraga zikwimukamo hari n'iziza kukwiyimikamo zo ubwazo zikaguturamo izo mbaraga rero nizo zigenda zikabyara mwuka wera ntabwo waba wibereye hariya mu kabari ngo wuzure umwuka uhanure hoye ibi bintu nabyo ubitozwa mu buryo bw'umwuka hanyuma Imana ikazagenda bimaje kurenga urundi rugero hari ukuntu bijya birenga urugero have nahanurira kuri kamera hari ukuntu bijya birenga urugero kubera ibyishimo n'umunezero dukura kuri Kristo bikaturenga bikaza kubyara ikintu bita guhishurirwa n'Imana data ishobora byose akaba ari duhishurira ibyahishwa abanyabwenge yego rero mukozi w'Imana Saidi wenda byara uburyo bwo kugira ngo twereke abakurikiye Icyumba TV kuko ni benshi baba badukeneye ni benshi baba badukurikira cyangwa se babifuza kubona ijambo ry'Imana bakabona abatumirwa batandukanye kandi twagiye tubaha amasezerano ko tuzagenda tuzana abatumirwa batandukanye umunsi twagira ngo bakumenye tukubereke bamenye bati Saidi ni muntu ki ese uyu muntu tuzabana gute ntekereza ko n'ubutaha uzaza none ukatuganirira ku buryo burambuye rero wenda tureka tugere ku musozo tureka tugusaba dusengera Imana dusoze naho ubutaha rwose oya niba twereka ko bagukunze nyine neza ubundi ndahari pe ndahari reka dusenge yego Mana turagushimye kandi turaguhimbaza uri Imana ishoboye byose uri Imana yo kwiringirwa uri Imana yo gutakambirwa uri Imana zoni bini vone staseno niwe yasire totala wile lebone sta ya shitiki lazima uri Imana noniwe yasire totala wile lebone sta ishoboye byose Mana ndi imbere y'ubwiza bwawe nsengera bakurikiye Icyumba TV
ndakwinginze ngo wongere Nyiringabo Mwami Imana aba barwayi bakire mu izina rya Yesu, abashomeri babona akazi, kushoboye byose. Ongera Zonibini Vonesta, urebe abadukurikiye Totala Wile Bonesta, wongere ubahe umugisha mu buryo bwombi. Ingo zubatse ku musenyi wongere uzubake, wongere urebe ababyeyi Zonibini Vonesta batwite Nyiringabo Mwami Imana bakeneye kubyara nabo bagaheka, reka wongere nabo bagarukeho. Nsengeye buri kimwe cyose kuri buri muntu wese ku cyifuzo cye, ukirebe ko ushoboye byose, ni mu izina rya Yesu Kristo. Komeza ubane na buri umwe wese, amen. Reka rero tubashimire tugira tuti Uwiteka akomeze kubahira muri byose, kandi uyu n'umwanya wanjye n'umwanya wawe kugira ngo ukore subscribe nimba utarayikora, unakore share kugira ngo dufatanye kwagura ubwami bw'Imana. No kuvuga ngo uyu muyoboro mureke tuwagure mu izina rya Yesu, maze ko tuzaba twigereye mu ijuru turimo kwivuga imyato tunezerewe, turirimba indirimbo z'abanesheje, njyewe nawe tuzabaneyo. Turabakunda cyane. Amena, amena burundu. Murakoze cyane.